umugoroba mwiza nshuti bakunze mukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafiki aho muherereye hirya no hino. Reka nsuhuze cyane abantu mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari aho dukomoka abavuga ururimi tutari bake. Nsuhuza abantu bari mu burengerazuba bw'u Rwanda ahagana ku kiyaga cya Kivu. Nizere ko muguwe neza abanyabwisha mwese, abari Rucuro, abantu bari Ibunagana mpindukira nerekeza mu gihugu cya Uganda. Mbasuhuze mwese, mbifurize kugubwa neza kandi nizere yuko muri amahoro. Mbasuhuze namwe abari Karagwe muri Tanzania mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ntago nakibagirwa abantu bari Kirundo, abari ku Kiliziya mu Bushaza. Ntasimbutse abantu mwese mudukurikira muri hirya no hino muturuka muri utwo duce mvuze. Reka garuke mu Rwanda rwa Gasabo, mbifurize kugubwa neza abari Kigali, abari hafi yaho, abari Gitarama, hari abantu bari mu Mutara Inyagatare, hari abantu bari Rwamagana, abandi mukaba muri ku Giti cy'inyoni, hari n'abandi bantu bashobora kuba bari ku Kivumu cyankushi n'abadukurikirana muri kwibere rya Bigogwe. Mbifurize ko mwagira ibihe byiza mwe mudukurikira mwitegeye Ibirunga, abari Nyabihu mwese mbifurize kugira ibihe byiza. IRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafiki, tuba tunejejwe nuko mudukurikiye aho muri hirya no hino, natwe tukanezezwa nuko ibyo twabateguriye bibageraho. Tugiye kuganira amagambo maremare, tugiye kumva ibyagiye bitambuka mu bihe byashize kandi tuzi neza yuko mukunda gukurikira iyi gahunda. Ndandari Saka, umurongo wa hisemo nonaha ni IRTV 250, ni ibiganiro bitambuka kuri radio IRTV ijwi ry'urugwiro, kandi ukurikira inyandiko tuba twagusomeye. Ibyo tuba twakwijejeho byose biba biri kuri wa@IRTV.fr. Naho mukanya reka nduhuke gatoya, shiremo uyu muziki ngaruke dukubita akajisho kubyo twavuze ubushize kandi mbabwira n'ibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Nshuti y'ijwi ry'urugwiro, nkuko nabivugaga mu kanya, nizera ko indirimbo yabanejeje mwe muri hirya no hino. Ntabwo nibagiwe inshuti zacu zakadasohoka ziri muri Malawi, abari muri Mozambique, abari aho ngaho muri Afrika y'Epfo, kandi ntabwo ndibuze kubavuga amazina kugira ngo ntaza kugira abo nibagirwa wenda nkaba ntonesheje. Kandi n'abari i Burayi hirya no hino, mu Bubiligi hafi yacu hano, abari mu Bufaransa birumvikana ni mu Gikari. Nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza. Naningize nti rero ndaza gukomoza gato ku byo twaganiriyeho ubushize. Twari twagize tuti akantu katariho ntabwo gateranya. Burya niho urugwiro ruva, kumva yuko ikintu runaka batakikwimye ngo ugende uvuga ngo baramemukiye bihinduke bifu nkuko abo babivuga. Ntabwo biba ari byiza. Wenda reba gato uko byari byanditse. Twari twaganiriye ku bintu rwose bitwereka neza yuko atari byiza guteranywa n'ubusa, ahubwo iyo akantu katariho nyine abantu babyemera yuko kadateranya. Kandi abacitswe no gukurikira ikiganiro twakoze kuri iyi mvugo igira iti akatariho ntabwo gateranya, bazanyaruke barebe aho twashyize ubusobanuro bw'ibyo tuba twabaganirije. Ibyo nakwita kubaha inshoza, tuba twashyizemo umurongo cyangwa impora yaho wakurikira ukamenya uko byagenze ku gihe cya Mibambwe Sentabyo, ubwo iyi mvugo yadukaga. Ni hakurya byaturutse Gitarama mu 1800. Ndabasogongeje gatoya. Uyu munsi rero nazinduwe no kugira ngo tuvuge ku bindi, twiganire kigira kiti akimuhana burya ko kaza imvura ihise. Ntabwo bivuze ko aho uri byanze bikunze imvura yaguye, ariko burya akimuhana kaza imvura ihise. Nyamuneka ujye uzirikana ko akimuhana kaza imvura ihise.
reka rero nterure ngucire umugani nkubimbuze umugano nuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku gisenge cy'inzu. Burya rero nkagaca kagize gatya karurira inyoni n'ibirebire ntabwo biba byoroshye. Nyiramusambi yarasabagiranye. Aha nanjye ndaza ngucira umugani ngiye rero kukubwira ibyerekeranye n'ukuntu nyine akimuhana kaza imvura ihise, ariko ndajya mfata akanya nduhuke muze kunyemerera kugira ngo tuze kugenda tuganira neza twumva iby'ukuntu byagiye bigenda. Ni umugani rero bagira gutya bakawugucira bakakubwira izo mvugo nk'izo ngizo ukibaza uti se kuki bawunciriye uyu mugani. Ndashaka kukubwira ko bawuca bendeye ku muntu babonye agize ikintu abona mu mpitagihe bakavuga bati akimuhana kaza imvura ihise. Mwari magambo abibonye birenze icyari kumukiza kibonetse kitakimukijije. Inshuti rero z'ijwi ry'urugwiro aho muherere hirya no hino, ndagira ngo mbere yuko nkomeza mbasabe mubwire bagenzi banyu abo mukunda yuko tugiye kuganira ibintu byiza cyane badakwiye gucikwa nabyo. Ni byiza yuko wabwira umuntu ukunda agakanda kuri eshatu akadomo urtv.fr urtv, kuko mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda bigorana, ntabwo ari i y'akadomo, ni u yo mu gifaransa, ni inyuguti ya u na la na ta na va kuko byanditse ahangaha. Icyo gihe rero iyo umuntu hageze kuri eshatu akadomo urtv.fr ahita atangira kutwumva uku nguku, haba kuri YouTube cyangwa se kuri radio bisanzwe. Ubwo rero nahawe kugira ngo inshuti yawe uyirarike ize twikomereze mu cyo tugiye kuganiraho uyu mugoroba. Twe duhuje amasaha na bari mu karere k'ibiyaga bigari, ariko namwe mudukurikira muri hirya no hino aho mwe butaramara kuba nimugoroba cyangwa nijoro, nyamuneka muramenye. Niyo mpamvu mbarikira kujya kuri YouTube. Buriya kirazira kuba wacu umugani ari ku manywa, kuko iyo uciye ari ku manywa bw'abana mwe cyane cyane mumuhurikiye. Ndasuhuza David, navuze ko ntavuga amazina. David uri mu Bubiligi, inshuti cyane i Buruseli, n'umwana muto ukunda ibi biganiro ndetse na papa we, akomeze bagubwe neza. Namwe mwese rero abandi bana mushobora kumva uyu mugani mujye muwumva mutega amatwi mwishikere, ntimukawuca ari ku manywa, kirazira kandi kikaziririzwa. Ndagira ni rero akimuhana kaza imvura ihise. Ndagira ni rero akimuhana kaza imvura ihise. Uyu mugani nari mvuze mu kanya ntibawuca bawendeye ku muntu ubonye ikintu kije mu mitagihe. Nk'urugero naguha nk'iyo basazanije ko umuntu hari icyo bazamuha cy'ubufasha, akagira gutya akaba aratirimutse, akabavuye aho ngaho. Wenda icyo gihe akivaho ngaho cya kintu kikaba kiraje. Urundi rugero nk'uwo basezeranya ko bari buze kumwoherereza iyabo mwaba ababyeyi mujye mufasha mubwira abana iyabo cyari cyo. Iyabo ndavuga ko ari iki? Iyabo ni nk'imfukire. Iyabo ni cyo umunyarwanda kazi cyane cyane. Iyabo yakundaga gutangwa n'ababyeyi b'abadamu, abo twitaga abagore kera mu kinyarwanda. Umugore agafata ikintu runaka akagishyira mu gaseke akagishyikiriza mugenzi we, nicyo bitaga iyabo. Nuko uwo bashaka ko basanije ko bari buze kumuha iyabo, ariko yagira cy'agatirimuka imvura ikagwa, bakaza no kuri mwoherereza ya mvura ihise, kandi bakabikora bwije. Urumva rero ko uwo muntu yabaga yategereje rya yabo ko riri buze kuza, ariko kubera ko imvura yaba yabiciyemo, imvura yaba itatumye wa muntu ari musizanije amugereraho igihe, akaza kuza imvura nyine ihise, bigatuma rishobora gutuma arara ubusa. Nibwo bagiraga bati rero akimuhana kaza imvura ihise. Ijambo ryoroshye cyane kumva ku bana batoya ni ukumva umuhana n'abaturanyi hirya ku ruhande gatoya. Iyo bavuze bati umuntu agiye mu mihana, aba yagiye mu bo baturanye. Iryo jambo rero ryaje kuza gukwira kandi
rira- ri- rirasakara cyane. Na n'ubu ngubu urumva ko nanjye ndi kubivugaho. Ni ijambo ryatanzwe ndetse rishyirwa ahagaragara na Yuhi Gahindiro. Yuhi Gahindiro niwe wavuze ati burya ibi bintu muze kubireba neza, nicyo ngiye no gukora nkubwire ikirari cyasize uyu mugani. Gahindiro byagenze bite, hari ryari? Icyo gihe Gahindiro akomoza kuri ibi bintu kugira ngo bize kuba ikimenywa bose, yari ari ahantu bitaga Isheri na Butera hirunda. Ibintu byinshi tukunda kuvuga byabayeho ku gihe cy'abami tuba turi hafi mu Rwanda hagati. Igitarama ubu bahita mu majyepfo y'u Rwanda niba ntibeshye, hafi za Muhanga n'ahandi. Nuko rero ari Isheri na Butera hirunda na Giharaho mu Rukoma, nibwo Yuhi yatumye iyi mvugo ikwira, kandi hari mu myaka yo hambere mu 1800. Reka twumve indirimbo gatoya tugaruke mu kanya, noneho tubiva imuzini muzingo twumve uko byaje kugenda icyo gihe abantu bari Isheri, izo mfura zari zataramiye irunda na Giharaho mu Rukoma. Byagenze bite? Nyamuneka ntago turi abapfundi tugiye kuvuga uko byagenze, ariko tugiye kubanyuriramo muri make, kandi nawe uramutse ubizi ukundi wazabitubwira hano muri comment. Ndagira ngo mbanze usabe kandi ubikorane urukundo n'urugwiro aho uherereye udukurikiranye ni hehe. Andika muri comment tumenye ko wakurikiye gahunda uherereye i Abu Dhabi cyangwa se wari wibereye Miami. Nimba wari uri Washington DC cyangwa wari Ottawa muri Canada, nabyo ntacyo dutwaye kubimenya. Ushobora kuba uri Amsterdam hano haruguru, cyangwa wibereye i Londres. Zuhuza inshuti yanjye Pascal uri mu Bwongereza mu mpamba.com. Ndizera ko mwese muguwe neza inshuti z'ijwi ry'urugwiro. Mu kanya gatoya reka nsome ku mazi, hanyuma ngaruke dukomeze ikiganiro cyacu. Tugira tuti akimuhana kaza imvura ihise. Indirimbo tuba twateguye zigomba kujyana n'ibiganiro, murabizi yuko tuba tudafite uburenganzira bwo kuzicuranga bitewe n'amabwiriza ya YouTube. Aba batazumvise kubera ayo mabwiriza mugiye mwihangana, bishobora kuba biterwa naho uherereye cyangwa se ko natwe twakuyemo umuziki abari badukurikiye ku kiganiro cyatambutse kuri radio baba bashoboye kumva. Mwe rero turi kumwe nonaha muri kundeba maso ku maso. Ndizera yuko namwe mukomeje kugwa neza, kandi mbanze suhuza cyane abitwa bakazihise. Ntabwo ari bake aho muherereye bakazihise mukomora izina kuri uyu mugani watangiriye irunda. Icyo gihe Gahindiro ubwo yaratuye rubona rwa Gihara, yagiraga abantu benshi bazaga mu rugo rwe, kandi birumvikana nta gitangaza kirimo yuko umuntu nka Gahindiro yagiraga abantu benshi bazaga iwe. Kandi icyo ntareka kuvuga nuko buriya abantu b'abanyamayaga bagira urugwiro kandi bazi no kuganira. Icyo gihe rero byaje gutuma yiha umugenzo, afata gahunda akajya agira uko agenza ibintu bye. Yiha umugenzo wo kurara azenguruka, aruzenguruka nubwo yari afite n'abarinzi, ariko nawe akajya avuga ati nyamuneka nta wamenya, burya abarinzi bashobora kugira batya bagahugana ntibakurebere neza ibyo ushaka kwirebera. Niyo mpamvu niyo waba ufite umusekreteri cyangwa se undi muntu mukorana mu kazi mukorana, nawe nyunyuzamo uhirebera. Nuko bukeye Gahindiro ari aho ngaho irubona rwa Gihara, nawe ari kwikorera uburinzi, agira ibyo aza kubana. Narigeze ntibukeye agiye kuruzenguruka rwa rugo rwe uko byari bisanzwe, imvura igira ikiragwa nuko iramuziga. Hari igihe bavuga bati ntiyari imvura, yari amagasa. Yari imvura rwose ituma Gahindiro adashobora kurangiza cyangwa se kurangura ibikorwa bye, kuko abari hakurya hano mu Kirundo babivuga n'abari mu Cibitoki. Nuko imaze guhita yamvura nkuko nari mbivuze mu kanya, abona kurugendagenda, abona gukora icyo yari yagambiriye, bitewe nuko imvura noneho yaribaye nk'icogoye. Bajya bavuga bati imvura igenjeje make. Nayo nindi mvugo abanyarwanda bavuga, imvura ishobora kugenza make. Wari wugamye noneho ugafata inzira ugakomeza ukajya iyo wajyaga. Gusa abanyarwanda bakunda kuvuga ngo sinzi iyo ngiye, burya ntibivuze ko batahazi, baba banze kuhakubwira kandi n'ubupfura, ntukagira ngo barakubeshya.
Gahindiro rero ari rubona rwa Gihara, imvura imaze kumubuza gukomeza gukora bwa burinzi, ndavuga mu kinyarwanda abana bo bumva, cyangwa se gukikura inkiko ze, aza guhura n'abana. Abo bana bahuye babaga iwe, bavuye noneho kwiba ibishyimbo byo gutonora, bavuye gukubagana, birumvikana bavaje guca ibihaza byo kugerekaho n'ibindi. Nuko abakubise amaso arabamenya, arababaza ati murava he basha? Banga kumuhisha bati tuvuye kwiba. Bari abana babagiwe, kandi burya abana n'imfura, abana ni abatagatifu bavugisha ukuri, bati tuvuye kwiba. Arababaza ati se mwibira iki ko uru rugo rwanjye ntakiri ubuzima? Abana babaga kwa Gahindiro, namwe munyumvire, bagiye kwiba imitonore, bagiye guca amadegede, amadegede burya nazo ni imboga ku zindi, bagiye kuzigereka ku mitonore. Byumvikane ko hari mu gihe cy'itumba, hari igihe haba haciyemo akantu k'akayara, bakita kanda mu kinyarwanda cyiza, ariko bagize batya rero bakubitanye na Gahindiro. Arababaza ati sha bite byanyu? Kandi bagize neza bati tuvuye kwiba. Abo bakubwira bati uratubariza iki? Birumvikana ko bari abana beza bavugisha ukuri. Gahindiro ababajije uko bigenze n'iki, bati rwose tuvuye kwiba, baramusobanurira, ariko bungamo bati se ubu watwereka umurima nibura ungana n'urwara waba warahinzemo ibi tuvuye kwiba? Bari bamuteye ingingo nkuko bajya bavuga, nuko arabihorera, baragenda. Bageze mu rugo babura inkwi zo gutekesha, burumva ko cyari igihe cy'imvura. Icyo gihe inkwi zashobora kuba zanyagiwe ni waba uzifite, cyangwa se imvura ikaba yaguye udashenye. Gusenya no kugira gute? Nuko babuze za nkwi zo gutekesha ibyo byibano byabo, nuko babirarana ubusa. Mu gitondo Gahindiro avunyisha, cyangwa se ahamagaza abanyagihara n'abandi begereye aho ngaho, abatuma amasuka. Bamaze kuyagezaho bajya Isheri, aho nababwiye kare, Isheri na Butera. Nuko ahingisha umurima w'Icyamagure, arangiza igikombe kiri hagati aho ngaho ya Sheri. Reka wenda nkwereke gatoya ku ikarita urebe aho byerekera. Abahinga ibitari bikeya aho Isheri na Nyagasozi, nuko awita Rwangambibi, cyangwa se awita umurima munini cyane, awita Rwangambibi. N'ubu icyo gikombe kiracyitwa Rwangambibi. Reka nisuhuriza abantu bari muri Rwangambibi mwese, kandi mbasabe ko twaruhuka gatoya, kandi musobanurira abana amagambo maze kuvuga ashobora kuba atumvikana neza, kugira ngo tuze gushobora gukomeza kugirana ikiganiro cyiza, muzi ibyo turi kuvuga. Ndizera yuko ntacyo byagutwara utubwiye aho uherereye ukurikiye iyi gahunda. Kandi abantu bari kumwe n'abana, uze kumbwira uri kumwe n'abana bangahe, bafite imyaka ingahe, ese bashobora gusobanukirwa n'ibyo tuba tubagezaho ngo mu byagiye bitambuka hirya no hino. Nawe ushobora kuba uri mukuru, ariko ukaba utaruzi impamvu iyi mvugo igira itakimuhanakaza, imvura ihise yaje kogera. Nsubiyemo muri make, abantu bari bagiye kwiba ibihaza, bagiye kwiba imitonore, kandi yatewe nuko Gahindiro yari gukora uburinzi azenguruka urugo rwe, akubitana nabo. Gusa nkwibutse ko ubwo imvura yari imaze gutonyoroka. Ese gutonyoroka byo nukugenza gute? Gahindiro rero amaze kubona aba basore bamaze kumusobanurira uko byagenze, arabareka baragenda, babirarana ubusa. Ariko buracya nawe atumizaho abanyagihara bose, baraza ati nyamuneka mureke mbereke duhinge Rwangambibi. N'ubu ngo niko hakitwa, naho mukanya. Kacu nizere ko gatumye ababyeyi babona umwanya wo gukomeza gusobanurira abana amagambo abagiye agoranye. Ushobora kwibaza ko atari menshi,
ariko impamvu ntayasobanura nuko nayasobanura hakagira ababyeyi birara bakagira ngo nshobora gusobanurira abana baba amagambo yose, ntabwo nabishobora kuko ntabwo mba nzi ay'abana batumvise bitewe n'ikigero cyabo n'aho batuye, ndetse hari n'abashobora kuba badukurikiye batumva neza ikinyarwanda. Rero Rwangambi birahinzwe nkuko nari mbikomejeho mu kanya, bayiteramo ibishyimbo, bateramo inzuzi, kuko mwibuke ko ba bantu bari bagiye kwiba imitonore ndetse n'ibihaza, ariko bongeraho n'isogi. Isogi ni imboga nziza abaziheruka nizera ko zabaryoheye. Abari muri bihugu tutuyemo by'Uburaya n'ibindi, kubona icyo twakwita isogi byo manza bitoroshye kuko na dodo iba ikosha. Bimaze rero kwera, Gahindiro ategeka ko abana bo mu rugo rwe bajya kubyitonorera nabo bagashyiraho akabo, kugira ngo boye kujya bagira irari ribatera kujya kwiba ibitonore hirya no hino. Abana baduka umutonore bararya bashirari. Bamaze kurengwa, Gahindiro yiganisha aho bateraniye, asanga banezerewe. Arababaza ati, mbe harya bya bishyimbo nabafatanye mwibye burya mwarabitetse sha? Bati ntabwo twabitetse pe, imvura yaguye ari nyinshi tubura inkwi. Muri kutwandikira mutubwira ko mudukurikiye, turabashimiye. Ni byiza cyane abantu mudukurikiye muri Australia, turabashimiye cyane kuba mudukurikira nubwo tudahuje amasaha. Nari ngize nti abana babwiye Gahindiro bati ntabwo twabitetse, imvura yaguye ari nyinshi tubura inkwi, tubirana ubusa. Araseka arababwira ati erega bana banjye burya akimuhana kaza imvura ise. Ate se ubu kw'imvura igwa hari ubwo mwari mwarara ubusa? Bati oya. Ati nimujye rero mwihangira ibyanyu, musorome imvura itaragwa, kandi ninagwa mutonorere mu nzu, mutereke ku ziko. Ibi biba ari ibyanyu mwijeje. Mbese yarashatse kubabwira ati si byiza ko muhengera imvura iguye ngo mujye mu mirimo y'abandi. Abantu bakoze ibyo bintu kera mukiri abana, mwahenga imvura iguye, nizere ko mutumva ko mwakoraga ibintu byiza kandi mutabitoza n'abandi. Nuko iryo jambo rero akimuhana, ubundi ni izina nanone yari yarise umurima yahingishijemo imurinja hano mu muhanda w'amabuye uvuye i Gasoro, ntabwo ari Gasoro na Mutende, ahubwo uvuye rwa Busoro ukazamuka iyo za Murinja. Ndahareba ni ahantu nakunze kugenda kera nkiri umusore. Iyo za Murinja yari afite umurima yari yarise akimuhana. Imurinja aho mu mayaga, abahazi mwese mbasuhuze. DJ Moses nawe ujya utanga ibiganiro binyuranye ku Ijwi ry'Urugwiro, Imurinja urahazi neza cyane. Ba Nyirankubya n'abandi bakomokayo ndabifuriza kugwa neza. Inuko nyirasenge witwaga Nyiraminoga, iyo ngiyo za Gihana cya Rujugira, amaze kumwima amasaka, icyo gihe nibwo yafashe gahunda akora ako karima ke, ntabwo kari ak'igikoni ahubwo wari umurima yise akimuhana. Yaramaze kumwima amasaka n'uburo byo kumaza urubanza, ikintu gukoresha mu bukwe mu gihe cy'imvura, aho kubimuha amutumaho ngo dore ubu ni mwitumba, nta bantu nabona kugira ngo bakuzanire ibyo ushaka muri iki gihe cy'ibyondo, nta wagira iwawe n'ibirenge, sinshaka ko banyanduriza imyaka, nanjye sinshaka ko bangira mu murima. Nuko arababara, urumva ko bitari baye bwa mbere abona ko gutega amaronko ku bandi biba bitoroshye. Naho mu kanya ukuntu Imurinja ho mu mayaga ariho Gahindiro yakoze akimuhana. Nawe ushobora kuba ufite akimuhana, ushobora kugira imodoka ukahita akimuhana kuko wayiguze abantu banze kugutiza yabo. Mwibuke ko nyirasenge Nyiraminoga
ya Gihana cya Rujugira yari yanze guha Rujugira uburo, yari yamwimye amasaka kugira ngo yikorere urubanza. nawe amaze kubona yuko amuhimye biramubabaza, mwibuke inzitwazo yari yamuhaye ngo hari ibyondo n'ibindi n'ibindi ndashatse gusubiramo. icyo gihe nibwo rero nawe yafashe gahunda, aravuga ati ngomba kugira ikindi nanjye nkora cyo kugira ngo aho kugira ngo ntege amanuko ku bandi nabyikorera. Nababwiraga ko nari ngeze ahagira ati Gahindiro yamaze rero kubyumva atyo, asanga gutega ibizava ku bandi, ibizava imuhana atari byiza, niko kwiha kugira ati nanjye nigire, niko kwihingishiriza umurima we w'ikiyangamure. Arangije iyo ngiyo za Murinja yose rwose hakora igikorwa gifatika, awita Kimuhana. nuko agenurira ku magambo ya nyirasenge witwaga Nyiraminoga. ni byiza ko mujya mumenya n'amazina nk'aya ngaya, ariko akagira izina ry'igisingizo akaba Nyiraminoga ya Gihana cya Rujugira. Amaze rero kumukora ibyo ngibyo, nawe amugenuriraho uwo nyirasenge ko yamurindirizaga kuzagira icyo amumarira, kuzamara urubanza rwe imvura ihise, nuko awuteramo imbuto zose yifuzaga, nuko ibintu bimugerekera neza. Kera imvura ari ikigwa imyaka irera, ariko izo mvura zo hambere zajyaga zikorana amarorerwa mu mabarire. nuko ariko izo mbuto yari yazihawe na Mirenge muramuzi, Mirenge ya Kigogo wo ku Ntenyo, tujya tumuvuga cyane iyo tuvuga ibya Ngunda. Mirenge ubu rero yari yaraturutse iyo bita Imurera, niyo mpamvu bamwe bajya bitiranya Ngunda n'Abarera, ariko Ngunda ahubwo yari umukwe we. nuko atura mu Nduga aho bita ku Ntenyo, hariya hera amakawa menshi, naho ndahareba abantu bari ku Ntenyo, abari muri Nyabihu, ni muri Nyabihu oya ni mu gihu cya Nyantanga, naribitiranije. N'uduce twiza kw'igitarama, mujye mujya no kuhasura, musure ibyiza by'u Rwanda. nuko rero Mirenge wari wariturukiye mu Murera agatura ngiyo mu Nduga ku Ntenyo, nawe yari yarahagabiwe na Nyiramibambwe Nyirantamba, nyirakuru wa Yuhi Gahindiro. bari abantu batoroshye burya no kumva bavuze mu migani nk'iya Ngunda ngo bafate uko wishakiye. Nshuti rero mukurikiranye ijwi ry'urugwiro, turi kugana ku gice ku musozo w'igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu, turi kuvuga ku byerekeranye n'Akimuhana kaza imvura ihise. kandi ntabwo tuba ducira umugani abana gusa, burya ngo kwitirirwa umwana kagatera nyina akabondo. nguko aho icyo kintu cyaje gukwira hirya no hino, ngaho aho iyo mvugo yamamaye, nanjye nkaba ndi kuyivuga nonaha, ivuga iti Akimuhana kaza imvura ihise, ngaho yaturutse maze ikwira i Rwanda hose. kuva ubwo rero baba babonye uwamanjiriwe agitegereje iyabo risabano, kuko hari iyabo umuntu akuzanira atari risabano, bati nyamuneka ese muramanjirirwa, ntabwo muzi ko Akimuhana kaza imvura ihise. muntu rero wagize icyo asezeranya mugenzi we Gwiza Urugwiro, ntuze gutuma bamubwira ko Akimuhana kaza imvura ihise, ahubwo iyabo rinyarukane, nyamuneka ararikeneye, ataza kurara ahamanjiriwe. rero amarongo y'imitagihe niyo bagenuriraho bati Akimuhana kaza imvura ihise. turacyakomeza rero kuganira, tugiye mu bindi biganiro bitandukanye, tugiye mu gice cya kabiri cya ya saha yacu tumarana tuganira, tureba uko byagiye bigenda mu Rwanda rwa Gasabo no mu karere. kandi ntimugire ngo tugarukira mu mbibi z'u Rwanda gusa, turagenda tukagera i Bunagana, tukagera i Gateranuru, i Kiboga, tukagenda tukagera hafi ku kiyaga cya Victoria. abahari mwese icyagwe iyo dufite isoko abatari bake, abazigaba ba Gisiga cya Nyahinga, mwese mukomeze mugire umugoroba mwiza, kandi buri wese n'umuziro we. ndizera yuko burya wari ubupfura kumenya iyo dukomoka. niyo mpamvu rero mvuze ni bantu muri iyo ngiyo icyagwe.
Iyo bavuze isanzure uhita wumva ukwezi, izuba ndetse n'inyenyeri, ariko ntibivuze ko ari byo bintu byonyine biba biri mu isanzure. Iyo bavuze YouTube channel uhita wumva ama YouTube channel ibihumbi n'amajana biri muri iyi si dutuye, abantu benshi barebaho ibintu bitandukanye. Reka nkubwire ko ELTV 250 ari YouTube channel ushobora gukuraho ibintu byose wifuza cyangwa se kurebaho ibintu byose ushaka wifuza. Reka rero nongere nguhe ikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe turi kumwe muri iyi gahunda, kandi nawe uje nonaha ikaze muri gahunda z'ijwi ry'urugwiro. Twatangiye kare mu karere buri kugenda bwira, tugeze mu masaha akuze, tugiye kongera dukomoze gato ku mateka ijwi ry'urugwiro. Nanjye ndi Andre Saka, ndi Paris mu Bufaransa, nawe udukurikiye uherereye hirya no hino aho ngaho aho iwawe, kandi uri inshuti y'ijwi ry'urugwiro.
nari ngize nti rero tugiye kuganira kuri za province mu materitwari kandi tubive imuzingo ndetse iyi nyigo yose aho yanditse ndabivuga hano hasi uze kuza kureba mu bisobanuro by'iki kiganiro. Inshuti y'ijwi ry'urugwiro, dukomeze rero. Abatware tugiye kuvuga nk'uko nari mbivuze, ni abatware twagerageje kwegeranya abo guhera mu myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo ine na rimwe, mirongo ine na kabiri. Icyo gihe ntabwo turi buze kujya hirya twari ya Kigali, nari mvuze Bwanacyambwe, nari mvuze Uburiza, nari mvuze ko Uburiza iyo bavuze bavuga ngo ni Uburiza na Buganza.
ya Byumba. Teritwari ya Byumba birumvikana turabanza ku ijambo rikomeye cyane, iyo ngiyo ni Irukiga. Kandi urakoze cyane bantu muri kutwandikira muri inshuti zacu, nibyo koko turakomeza aragize ati munsuhurize abantu bari ku Murindi. Umunywanyi wanyu aravuze ngo tubasuhuze, ntabwo turi mu kiganiro cyo gusuhuza ariko ari ubutumwa bwari buje, reka mbukomozeho. Nuko mu Rukiga rero rwayoborwaga na Stefano Rwigemera, hakaza ububeruka bwari ubwa Tomasi Karyabwite, hakaza ubuganza bwayoborwaga na Medaridi Munyaneza, umuntu bavuga ko ngo yagiraga inzoga ziryoshye, iyo ngiyo mu kigayo za Byumba. Medaridi yayoboraga ubuyaga, kandi hakaza umutara uko ungana wose, ariko ukuyemo Indorwa, kuko Indorwa nayo yari ifite iburasirazuba bwayo bwayoborwaga na Chrysostome Katabarwa, ahubwo umutara wari uwa Gerivazi ry'Umugabe. Abo bantu bari abantu bafite amazina akomeye, iyo tubavuga gutya ugira ngo bari abasaza b'ibikoti, oya rwose abenshi muri bo bagafite n'imodoka. Icyo gihe bari batangiye kuhabona, niko navuga. U Rwanda rwari rutangiye kugenda rugira iterambere, twabonye mu myaka ya za 60 kugera kuri independence n'ibindi. Reka rero nkomeze kandi twitsa turarikana tubwirana ko turi mu biganiro by'umugoroba, ijwi ry'urugwiro Sauti ya Kirafiki, aho turi pari mu Bufaransa. Namwe aho mudukurikiranye muherereye hose, tuba tuzi neza yuko mwahisemo gufata umwanya wanyu ngo mukurikirane ibiganiro byacu. Kandi suhuza cyane abantu mudukurikiye kuri YouTube, mbashimira ko mwakoze subscription, abatarayikora namwe mukaba mwayikora, mugakora like, mukaba mwakora comment n'ibindi bitandukanye. Cyane cyane nkunda kubabwira nti mujye mumbwira aho muherereye mudukurikiye, kugira ngo ubutaha nzabasuhuze nzi aho muherereye. Mukanya ndaza gusuhuza abantu bambwiye aho baherereye. Ubwo rero nimbikora ntimugire ngo ndatonesheje, ahubwo ni isezerano mba natanze ko uwavuze aherereye mushobora kuba muri benshi mwese simbasuhuze, ariko ni byiza ko tugwiza urugwiro kandi tukaruhera hangaha nawe ukaruhera iwawe, hanyuma tukakora isi, tukasiga isi nziza kuruta iyo twasanze. Naho mukanya reka n'indirimbo nayo itwuvure imitima. Kugira ngo bize kutworohera, nakunze kugenda nsubira inyuma gato kugira ngo ababa bagize amazinda bibuke twavuze Bwana Cyambwe, tuvuga Iburiza na Buganza, tuvuga Ibumbogo, tuvuga Ubugesera bwa Gerard, tuvuga Ubuganza bw'Uburasirazuba bwa Stanislas. Turihuta cyane tugera ku Rukaryi, tugera ku Buganza, ubwo tukiri muri Kigali, tugera kuri teritwari y'Ikibungo. Turi Kibungo rero naho twakomeje ku Gihunya, tujya ku Buganza, tujya ku Buganza Rweya, tujya muri Migongo, tujya muri Mirenge, tujya mu Mubari wa Kataka, kandi tugiye gukomeza n'Ibyumba nk'uko twari tuhari mu kanya, ariko turangiza iby'Ibyumba kuko naho twavuze kwa Stefano wari uri mu Rukiga, tuvuga Tomasi Karyabwite yoboraga ubuheruka, tuvuga ry'Umugabe Gerivazi, tuvuga kuri Medaridi Munyaneza n'abandi. Twakomeje kuri Chrysostome Katabarwa wari uyoboye Indorwa. Rero mbere yuko njya ku bindi, njya kuri teritwari yo mu Ruhengeri, biransaba ko mbanza nkakomoza gatoya kuri iyi sheferi yari isigaye yo
muri Byumba. Nyuma ya Katabarwa wari uri mu ndorwa yo mu burasirazuba bwa mbere, hari hariho indorwa ebyiri. Indorwa yindi yari ya Theodore Murenganshuro, na mazina y'abitwari ya Ruhengeri, naho hari harimo abagabo batari abagabo wanyuzamwo amaso, kandi ndetse no mu ya Gisenyi hari umurera werwaga na Kamari bakamwita Kirisipini, kandi hari ubugarura bwayoborwaga na Berikimasi. Izina rye rindi Rwabukumba, ndibaza yuko ntibeshye, ariko ni izina ryangoye kumenya. Berikimasi wayoboye mu bugarura. Ubuhoma rero mu Rwankeri iyo ngiyo hayoborwaga na Nipomuseni Rwamurindi, kandi Ubukamba nabwo bufashe ku ndorwa. Ubwo Bukamba sinzi ko abantu bumva neza, hariho n'uwerekeye ku mupaka wa Cyanika. Hakaza Ubushiru, ariko ntara kuri Kamuzinzi nabi Bukonya muramuzi cyane. Mbese bijya bivuga ko ngo ashobora kuba yaratwawe n'Ubukonya, ariko imyaka navuze turi buze kugenderaho icyo gihe yari ari mu Bugoyi. Hanyuma kandi
rero ibisobanuro ni byinshi mugiye kujya kubisoma namwe kandi muze gufatanya guhanahana iki kiganiro mukore subscribe mureke rero tugwize urugwiro. IRTV sauti ya kirafiki ndabashimye cyane naho utaha mwerabe.